Kuri uyu munsi wa none ku itariki 16 Mutarama 2026 umuhanzi Neo Bosco yakoze ubukwe. Umuhanzi Neo Bosco wamenyekanye mu Rwanda mu myaka irenga 5 ishize, ni umuhanzi wubatse ibigwi cyane cyane mu ndirimbo zitandukanye yaba iz'urukundo, iz'Imana n'izindi zitandukanye. Uyu muhanzi Neo Bosco kuri uyu munsi yakoze ubukwe bw'agatangaza aho bwitabiriwe n'abantu batandukanye b'ibyamamare, twavuga nka Bruce Melody, Edouard Bamporiki n'abandi bantu batandukanye bari bahuriye muri ubu bukwe. Umuhanzi Neo Bosco n'umugore we Irene bagaragaje ibyishimo imbere y'abakunzi babo ndetse n'abari bitabiriye ubu bukwe. Ubu bukwe bw'agatangaza bwari bwitabiriwe n'abantu batari bake, ni ubukwe bwari burimo udushya dutandukanye aho Neo Bosco yacurangiye umugore wiwe ndetse agafatwa n'amarangamutima agashimisha abatari bake bari muri iki gikorwa cyangwa bari bitabiriye uyu muhango. Neo Bosco kandi yagaragaje ko ari umukiri gitananga cyangwa se ari umuhanga mu gucuranga gitari, bigaragariza abari bahari kandi yigaragaza urukundo ndetse agaragarizwa urugwiro afitiwe n'abantu batandukanye cyane cyane abafana biwe ndetse n'abandi bantu muri showbiz by'umwihariko biganjemo abahanzi. Neo Bosco ni umuhanzi wakunzwe n'abatari bake mu myaka myinshi ishize, ni umuhanzi wigaruriye imitima ya benshi biturutse mu bihangano bye burimo ubutumwa ndetse n'injyana iryoheye amatwi. Neo Bosco kandi ni umuhanzi w'umunyabigwi cyane cyane mu ndirimbo zitandukanye, cyane cyane Neo Bosco akaba yubatse izina mu kwandika indirimbo cyangwa se umukuba umwanditsi w'indirimbo. Yanditse indirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake, indirimbo ziganjemo indirimbo za gospel, secular n'izindi ndirimbo zitandukanye. Bamwe mu bahanzi bagiye bifashisha Neo Bosco akabafasha kwandika. Neo Bosco kandi agomeje kwigarurira imitima ya benshi nyuma yuko agomeje kugaragaza ubuzima bwe bwite hanze. Ntabwo ari bose bakora ubukwe bigaragarize public cyangwa se isi yose ko bakundana cyangwa se bari mu rukundo. Byagiye bivugwa kenshi na kenshi ko abahanzi bagiye bajya gukora ubukwe bakabigira ibanga, bikamenywa n'imiryango yabo n'inshuti zabo za hafi ntibijye ku karubanda. Gusa Neo Bosco akoza agashya agaragariza isi yose ko urukundo rumurimo, k'ikibatsi cy'urukundo cyamaze igihe kimuri mu mutima. Gusa uyu munsi wa none akabishyize ku mugaragaro. Mu minsi yashize amafoto yajyanye hanze yuko yasezeranye mu murenge cyangwa se imbere y'amategeko. Uyu munsi wa none yasezeranye imbere y'Imana n'abantu ko agomba kubana n'umugore wiwe akaramata. Neo Bosco na Irene bakoze ubukwe kuri uyu munsi wa none kandi babigaragaza cyangwa se babera urugero rwiza abandi bose batandukanye b'abasitari cyangwa se abantu muri showbiz. Byamaze kuba nk'ingeso ko abasitari bakuru uko mwibanga cyangwa se bagashakana badakoze ubukwe, ariko uyu munsi wa none Neo Bosco arabatinye kandi ababera urugero rwiza ko ushobora gukora ubukwe kandi uri umusitari cyangwa se uri umuntu ukomeye ukunzwe n'abatari bake, ntibigire ikintu na gito bihungabanya. Kuko nyuma yuko Neo Bosco agaragaje ko afite umukunzi ndetse bitegura gukora ubukwe, abantu ahubwo bamugaragarije urukundo bamwereka ko babyishimiye mu buryo budasanzwe. Neo Bosco nawe abereka ko atazabatenguha ndetse n'ubukwe bwiwe azabubagaragariza ku mugaragaro. Mu tundi dushya twaranze ubu bukwe ni nk'umuhanzi Bruce Melody waje gutungurana aririmbira Neo Bosco mu ndirimbo zitandukanye. Indirimbo twavuga nka Katerina yiririmbye, aririmba n'indirimbo yitwa Turaberanye nayo izwi n'abanyarwanda batari bake ndetse yakunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Nyuma yaho Neo Bosco yaje kuririmbana n'umuhanzi Aline Gahongayire mu ndirimbo bakoranye, indirimbo nziza cyane yaririmbiwe Uwiteka Imana. Komeza ubane natwe hano wisanze no kutafa Rwanda. Niba uri mushyashya uhageze ukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yacu isaha ku isaha. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.